My name is Kelia. Mfite imyaka 24. Ndi umukobwa ukunda kwiga, ubana n'ababyeyi be bombi. Gusa papa baba mu Bufaransa. Muri make mbana na mama gusa. Nubwo mfite imyaka, I have a boyfriend. Biratangaje sibyo? Well, I know. Gusa umuntu nkanjye, nanjye sinzi uko nteye. Abatipe baranirita pe. Umva baranirita ari nka sa. Ariko ngira condition nk'igihumbi, sinzi niba hari umutipe wazihanganira. Icyambere, muri relationship sinjya nsomana wapi pe. Noneho ngo kuryamana nanaguseka ibyo noneho tubireke. Imagine kunza imbere uri umusirikare. Umva nta nicyo twavugana. Na relationship niyi nimwe nzifatika kandi irambaye umusirikare. Ahubwo manza nzagumirwa kubera condition zanjye. Izindi mvuze ni nyeya. Reka mvuge n'izindi. Kumbwira ngo umutipe urana. Ese we uri gutekereza ibiki? Uzi ko iyo page ariyo wahezeho igihe wigiye? Teta inshuti yanjye twari turi kwigana yarambajije hasize igihe kinini ibona ndi kuri page imwe. Ikaze ku nkuru y'urukundo aho Kelia dusangiza inkuru ye na Mark. Ikaba ari inkuru iraza kudusigira amasomo menshi cyane ku musozo nk'ibisanzwe, nk'uburyo dupanga Imana igashyira mu bikorwa. Akaba akiri chance senga nk'ibisanzwe, nkaba mbashishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo nk'utu twinshi tuzabagereho. Like, share ndetse na comment. Murakoze. Costa 17 Limited, umufatanyabikorwa wa mbere mu gukora imyenda ya sport, yaba iy'abanyeshuri, umuntu ku giti cye ndetse n'amakipe y'abantu ku giti cyabo mu mikino itandukanye. Si ibyo gusa kuko tubafitiye jezi z'amakipe yose mukunda nka Arsenal, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona n'izindi. Muri Costa 17 Limited ibyo ushaka tubikugezaho waba uri hose mu gihugu. Ushaka kureba amashusho y'abo twambika n'ibindi wasura YouTube channel Costa 17 Empire. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri Instagram Costa 17 cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 16 51 56 ndetse no kuri 079 31 78 00 Teta ni umukobwa w'inshuti yanjye. Afite imyaka 25 kandi amaze ibyumweru 2 bamutereye ivi. Ibi mbivugiye yuko ahora nseka ngo nshaje ngize abasheri bagera muri 50 kandi nta numwe tumara n'ukwezi. Turigana muri kaminuza mu bintu bya hotel management. Yari yansuye ngo twigane kandi pe tumaze amasaha nk'abiri turi kwiga, ariko ndacyari kuri page imwe. Wese ko ahereye karuri muri phone wisetsa urabona ndiyigana. Namubajije nirakaje kandi koko ndi kuvuga ukuri. Kuva yaza ari gusekana na telefone. Shandi kuvugana na Christian mana yanjye umva ngo ari muri pause. Yabivuze sha yishimye. Ubundi ashimishijwe n'iki? Buri gihe avuga Christian yishimye azifata uraguye nk'amamiliyoni muri tombora. Wabuzwa n'iki se? Narabimubwiye araseka yongera hagira ati umva mbishyari. Hari inshuti ya Christian ariko Kelly kandi pe mwajyana. Reka njye na Christian tubahuze we tubahe pasi. Ariko ni umusirikare we ni iki ndabyibutse. Namurebye neza umeze nk'ubuzi icyo mukorera. Ubundi ndimyoza aranseka. Okay, akunda kunsaza. Mbese nyine ni inshuti yanjye kandi mbi gusa ndayikunda. Mvase ejo tuzajyana muri stage mu kabari. Uzakuramo ibisore byiza. Teta yabyongeyeho none umushunyicira rimwe. Mu kabari nta basore bazima babamo. Ibyo tunabireke se ngombwa reka dukora ibyatuzanye dore ejo ni stage. Ibi nabivuze ndi gukusanya ibitabo byose dutangira kwiga. Ubwo wowe icyo urakora ni ukuzajya userva buri muntu wese ukora hano kandi ukabitwaraho neza cyane bishoboka kugira ngo abakiriya biyongere. Ibi manager w'akabari ngiye gukoramo stage yabinsobanuriye maze kuhagera. Ubundi ibintu by'akabari ndanabyanga. Ako nyine ni ukwiga. Ndetse nakora iki? Gusa ndabona hano harimo abantu biyubashye da. Natangiye kuzenguruka ahantu hose mu myenda y'akazi imbangamiye kuko nakajipo kagufi kandi kanamfashe n'ishati y'umweru ngomba gutebeza ariko atari cyane.
ahantu hari abantu benshi hanze harenze. Icyuki, umuntu uri inyuma yanjye yankozeho, mpindukiye mbona aricaye. Uyu muntu ni umunyamahirwe kuko nari niteguye kumuha nk'urushyi, umuntu nkora ku kibuno s'ubu. Gusa agize amahirwe kuko mpise nibuka ko ndi muri stage kandi nkeneye amanota. Nasetse nihatirije mbafashe iki? Zana ko kunywa. Cyari kiri guseka nk'injiji. Akahe? Nabimubajije ndi kwisetsa ariko ndumva umushihuri. Ubundi se wewe wanyihaye? Trust me, waba uhagije. Cyabivuze noneho kiri gushinyika si no guseka. Cyazabashirika isoni pe. Njye se ndi cyo kunywa. Nimubajije kwihangana bitangiye kwanga. Uwo musore araseka. Ugomba kumfata neza cyangwa aka kazu kabura. Nako amanota. Uri n'agastajeze 10. Numvaga uyu muginga namurasa, nawe ntangiye gukenera umusirikare hano ngo amunyicire. Gusa icyo nakoze nariruhukije ndamusekera. Nababajije icyo mbazanira. Ikihe cyo kunywa? Nabivuze ndi guseka, nawe araseka. Noneho ubaye umukobwa mwiza. Ibi cyabivuze kiri kunkora ku itako kinansekera. Mana wamfasha simukubite koko cyangwa ngo nshize intoki. Ndekura. Nabivuze gake ngerageza kwiturisha. Wirakara sheri, uri na keza. Ubu nshaka wowe, ntacyo kunywa ngishaka. Ibi yabivuze atangiye kunkora ku kibuno, gusa noneho ndamwicishije we. Ninshake mbura aka kazi nakibi binota. Ntaragira icyo nkora. Hari wari wicaye inyuma y'uwo musore usa nk'uwatwumvaga wahagurutse. Sinari nanamubonye. Yahise ahaguruka atuza imbere gusa ari kwirebera icyo gisore. Noneho ni muremure. Ibise bibaho ko umuntu ashobora kureshya atya. Bite musore muto? Ijwi rye wow. Noneho sinari narebye n'isura ye gusa avuga musore muto. Nagize amatsiko yo kumureba. Gusa ntaramureba. Rekura uyu mukobwa. Yongeyeho. Iki kigori kiramureba kiraseka. Ubwo si ikiganiro cyacu kivanzemo ute? Uzi ibyakubaho wowe? Wakora iki? Yarongera aramubaza then arunama aramwongorera. Ukamwongorera ikigori kikikanga kigenda kindekura gake gake gisigarana ubwoba. Uwo muntu arahaguruka. Nanone igicucu gita kinahaguruka kiragenda. Ubundi mfite n'ikibazo cy'uburyo ndararama byibura nkamuraba mu maso. Gusa asa nkaho akuze. Noneho wakomeza akazi. Yarabivuze mbona kumureba. Okay. Ntabwo akuze. Arashaje ahubwo. Okay, bitewe n'amafaranga asa neza. Ni igisaza kijenjo cyiza. Ni mwiza pe. Gusa asa nk'ushaje ariko noneho afite taye. Nanjye kugira amatsiko yo kumubona akiri umusore. Naramushimira manager yahise atuza imbere. Kelia urirukanwa. Yabivuze nta n'icyo tuvuze. Gute ufata umukiriya nabi? Ntabwo nari nangiye kwisobanura. Manager atanca mu ijambo ntabwo nshaka. Ubwo akazi wise ukabura n'amanota. Manager yahise agenda. Wa mugabo niba ari umugabo cyangwa umusaza simbizi aramukurikira. Hari ibyo baganiraga mbareba nkabona na manager afite ubwoba. Uyu muntu no gukanga abantu. Nyiri kubareba mbyibazaho nabo bahita bandeba nirebeshwa hirya kuko bamfashe ndi kubareba. Cyaze kiriya gisaza ni cyiza. Nuko gikuze nyine. So kuki tutavukiye mu gihe kimwe? Nongeye kuhareba mbona manager aza nsatira. Gusa noneho nta mujinya yari afite. Ahubwo yari afite ubwoba. Angeze imbere arandeba. Kelia. Yes manager. Namusubije mu bwitonzi bwanjye bwinshi na discipline mana yanjye. Umbabarire sinari nzi kuri guhohoterwa. Gusa ntabwo wirukanwa. Ukomeza akazi n'amasomo.
ibi manager yarabivuze ndasara ndishima yego urakoze cyane nawe mugende guseka manager ahita agenda nta kindi avuze akandi kazi kose nagakoze nishimye noneho nareba wa musaza aho yari yicaye nkabona aracyahari ari kundeba ari nako anywa inzoga gusa nubwo yanywaga nyinshi wagira ngo ari kunywa amazi ntabwo asinda ibyo narabyirengagije ndakora akazi karangiye ndataha ndi mu nzira nsohoka mbona wa musaza nawe ari gusohoka ndamukurikira byibura ngomba no gushimira naramukurikiye ntaramugeraho si ngombwa ko nkurikira yarabivuze aranankanga ahubwo si ubu ni umuzimu we abimenya ate ko ndi kumukurikira ndahagarara arandeba nta mpamvu yo kunshimira yarabivuze numva ndasebye pe mbura n'icyo nkora ndisetsa byari bikwiriye ariko nabivuze nseka ariko wandeba adaseka anyway nitwa Kelia nishimiye guhura nawe ubundi kukingira mu magambo menshi ibarabimbajije yaranyitegereje Mark nishimiye guhura nawe kandi ni ukuri wakoze nkumva nabuze akazi ibi byose ndabivugaga ari kundeba gusa nta kindi ari gukora nsoje kudodoka we uri mwiza ye ibi yabivuze atuje nk'aho amaze akanya yibaza niba yabivuga cyangwa atabivuga na n'ubu sindizera ko ari byo mbwiye excuse me mbimubaza nta kindi yavuze yasetsemo gake ahita yigendera wait what ntabwo yahita agenda nasohotse mukurikiye nsanga imodoka yiri kurenga I did nothing usibye kwiruhutsa ngataha by'uyu munsi byari ibibazo ngo iki ngo uri mwiza teta yabimbajije ari kumena amatwi asakuza maze kumubwira ibyambayeho ku munsi wa mbere wa stage niba narabyumvishe neza nabimusubije nanjye nyine ntazi koko niba ariko yavuze maze kiriya gisaza cyaragukunze teta sawa ninjije kunkunda kwese biramarira iki kiramaze nahise musubiza ndi no guhaguruka nawe mva mu nzu yanjye nanjye nyivemo kuko ngiye mu kazi hari hashize icyumweru njya muri kariya kabari muri stage gusa icyabagaho ni uko Mark cyangwa se wa musaza yahoraga yaje buri joro akicara ahantu wenyine agatumiza inzoga ubundi akanywa ari kundeba we nirengagiza indoro ye ngakora nkakira abakiriya nkabasekera ariko mbyumvamo neza ko Mark ari kundeba ibi nari mbirambiwe ibi ndabirambiwe pe icyo nakoze akazi karangiye naragiye nicara imbere ye ndamureba nabandi basa nk'uwikanze ariko arabikavaringa Mark ibi nabivuze ndi guseka ntunsekere Kelia Mark yabivuze atuje ariruhutsa yikora mu mutwe nk'aho mise mutera stress this is rude ubu ni ubugome pe kuko maybe ndabyumva nseka nabi ariko si ngombwa ngo ahita binyerurira gutya I mean ni nawe umuntu wa mbere ubimbwiye abandi bambwira ko nseka neza ariko maybe barabeshya ariko ntuzongere no guseka mpari basi yabyongereyeho mva nahise numva mood yanjye yose yisi ijya hasi mpita numva kumuvugisha ndabyanze okay umbarire kuko nkuvangiye yumva uvuga shambabaye ndi no guhaguruka ako buri hano ngo iki ako uyu musaza yasaze excuse me ibi nabimubajije mfite umushiha ubundi uyu mugabo yiyumvamo iki we please yansubije atuje cyane ndimyoza ariko nani hahandi ndicara sinzi nanjye ibyo ndimo kuko mba mvuye hano nkigenderaho gukomeretswa n'uyu musaza nkibitekereza yarasetse mureba nikanze asekamo gake nanone ubundi aranywa wow cyangwa se numva uburyo umuntu nk'uyu ushaje amanaginga kuba mwiza agaseka neza cyangwa se
ngaho mbwira. Yaratangiye ankora mu bitekerezo byanjye bibi. Ubikora gute kugira ngo numve nakubuza gukora ibintu byose kuko bimbangamira? Okay, noneho umuntu ngiye kumutuka pe. Ndetse n'iki kiri gutuma umbwira ngo nicara kandi ibyo nkora byose bikubangamira? Ibintu bimubajije mfite umujinya, ahubwo none araseka. Seriously, araseka. Ari kubona ibi bintu bisekeje? Nanjye sinzi impamvu, gusa n'ubu ndumva nakubwira ngo useke kandi mu kanya nabikubujije. Ibi byongeyeho ako urumva buri kimwe cyose ahangaha uri buntegeke ndagikora. Nabimaje numva iki gisaza numva gitangira no kuntera umushiho. None se okay, bisa nkaho nakurakaje, ariko nanjye biri kundakaza gutekereza ko nta kindi ndi gukora usibye kwifuza kugera hano ngo nongere nkubone. Uyu ni umutoma. Uwo magambo ya Mark sindi kuyasobanukirwa neza. Rimwe ndi kumva ari kuntuka, ubundi nkumva ari kuntera imitoma. What the hell? Kuko ubona useka biri gutuma nicuza impamvu nashatse umugore bi. I'm sorry. Ndumva ntangiye kuvuga ibintu ntakwiriye kuvuga. Ibi yarabivuze then ndahaguruka. Ubwo rero reka ntahe. Gusa mbere yuko ngenda ahita mfata akaboko. Uretse basi tube turi kumwe, please. Yabivuze gake, nanjye ntangira kwibaza impamvu nongeye kwicara aho kumutuka ngo ngende. Ndabizi ko ndi mukuru cyane kuri wowe pe. Nkurusha imyaka myinshi ku buryo numva ko nabucura bwanjye akuruta. Ariko nanjye sinzi igituma numva nshaka kugumana nawe. Yabivuze atuje ndetse ariko ndaba mu maso. Kandi ibyo nkora byose bikubangamira. Nahise musubiza ndi no kumwirekuza, gusa asekamo. Kelia, ibyo ukora byose birambangamira, ariko si uko ari bibi, ahubwo ni byiza cyane bigatuma ntatekereza neza, cyane cyane iyo usetse. Ibi yarabivuze ndaseka. Uri kuntereta? Nabimaje ntari kwizera neza ko nese ibyo ndi kumva nibyo. Okay, nzi ko utandukanye n'ibindi bisaza by'ibihehe. Seriously, ubu nsinari gutekereza iki? Nimbubwiranye umujinya n'urusaku, gusa we cyakora araseka, none bikanterera rimwe umushiyo. Ntabwo ndi kugutereta Kelia. None ndi kwanga ukuntu kivuga gituje, ndasakuza kigatuza. Trust me, nta nubwo ndi umuhehesi nk'uko bitekereza. Okay, none ushaka iki? Nshaka kumpa amahirwe yo kugutereta. Yivuze atuje nkaho ibyo avuze ari utuntu tworoshye. Nasetse ntari kwizera neza ibyo numvise. Ushaka kuntereta kandi uri umuhehesi, ubwo se umugore wawe? Ariko mana yanjye ndumva namukubitiye umuntu. Look, umugore wanjye ntabwo ari umuntu wahangayikira Kelia. Wowe mu mwanya tumenyane, uko uzarushaho kumenya uzasobanukirwa neza ko ntari umuhehesi. Just amahirwe yose nkwiteho. Ibyo bivuga ndeba mu maso, kandi ukuntu ndi ikigoryi numvaga ibyo avuga ari byo koko, kandi kuko nkwiriye kumwizera. Kuki ubundi ndi kumva iki gisaza? Nta kindi nshaka. Just umpa amahirwe ngo uterete. Nubona bitavamo nta kibazo nzakureka. Mu mahirwe yo kumenyana nawe, umenye nanjye nkumenye. Yongeyeho iki gihe none yaramfashe n'ikiganza. None namureba mu maso nkumva koko nshaka kwemera. Ariko se guteretwa n'igisaza apo, n'ubundi nta minsi tuzamarana kubera kondisiyo zanjye nk'ibihumbi. Reka mpfe kwemera. Ntabwo nkunda abasirikare. Nabivuze nanjye mureba ndi serious. Amera nk'uwikanze ariko yihagararaho. Uzi gute se ko ndi umusirikare? Yahise ambaza. Well, iyo ni kondisiyo imwe muri nyinshi mfite. Ubwo niba uri we ubuvamo, kuko simbakunda. Naramusobanuriye, yegamira mu ntebe, arandeba, asekamo. Kuki ubanga? Nta mubano wabo nzi ujya uramba. Nabivuze kandi mbishimangira.
nta na rimwe nongeyeho. Asekamo, well ntabwo ndiwe. Okay, byiza. Ntabwo nsomana nta nubwo ndyamana. Ibi nkunda kubivuga ndi seriye, ariko mbibwiye wese akandeba nkaho mvuze ibintu bitabaho. Gusa wowe uburyo yabyitwayemo byarantunguye kandi ndanabikunda. Yegeye imbere amakaboko, nanjye ndakamuha. Amen. Nanjye ntabwo nshaka umubiri wawe. Yabivuze asetsemo, nanjye nsekamo. Izindi kondisiyo uzagenda uzimenya. Ibi narabimubwiye araseka, thank you for sure, urakoze. Ibi Mark yabivuze ari guseka, azamura akaboko amfashe aragasoma. Ibi bintu bijya binsaza, umuntu nsoma ku kiganza cyangwa ku gahanga abanyishe mu mutwe. Kuki Mark atangiye kunyica mu mutwe hakiri kare? Ahubwo se yabimenya ate? Nagaruye ubwonko nsanga yahagurutse ari kundeba ari guseka. Reka ngutahane bwije. Yongeyeho. Reka nizere ko ntazabyicuza. Tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'inkuru yacu 34 years of silence. Mbashishikariza kuzumva ikindi gice cya kabiri kugira ngo mumenye ibyakurikiyeho ku nkuru y'urukundo ya Mark na Kelly. Aracyari chance senga nk'ibisanzwe, nkaba nsaba n'abashaka gutera inkunga iyi nkuru bakaba bahamagara kuri 07 98 57 91 83 cyangwa bagakora share, like, comment na subscribe ngo bajye bagezwaho n'utundi twinshi. Murakoze, ibihe byiza.